gatata kuba hindutse gute se Fabiora mwana mbwira ibyanza nyanga ngiye mafite igihe cyicanye kiba kiregeye mana mbwira ibyanza kuzanye uje wowe mbwira icyo bite byawe ndakubaza amakuru yawe bite umeze fresh man meze neza bo biracamo akuze binibe nyamara wa muntu yanyweye inzoga Fabiora yanyweye ibiki ko wahindutse gute nahindutse nsanzwe nkuzi uri umumama ukina wakitinga witonze uri umubyeyi w'umumama none ndabona wabaye umurara mpaye nka data ko nagiye nzi ko uri kuje wiyambare gusa kumbe wananyweye urumogi nakubajije ngo urumogi ni ibiki musanise unakuzaniye ingoma mwana yego irene uba roro ingoma irimo rero ngoma birajye mu muziki ibintu kubigiye mushara uzabibasha we banze ubaze ngo iyo ngoma ni iyihe mana banze gutema imirongo by'imirongo akirene kubera iki kunga mana no ibintu nimba ari n'umuntu wakoheje ngo bigerageze ushaje ayagushutse Fabiora ibintu ari ibintu bitari ibyawe ako kantu kizemo ko gusaza mani niko kabi irene dangiye kunkasa umva mwana utegereza ariko wumva ingoma zanjye nagisupusupu yabaye umusanakuze ariko umuntu wagushutse rwose komeza bikinire filime ni filime nizo bacije ibyo bintu bivemo gute kuntu wigi ako mwana wabanje ukumva beat yanjye ukabona kumpinga big down bagukubita ayibonye mani ni kwa beard shop bagukubita igipira bagukubita ikigofero ako banze imirongo yanjye mani why me serious Yesu ko ari series nyine ko ari filime n'indirimbo nge nago ndi umuhanzi w'imiziki mwana nge ndi umwactrice tega amatwi ahubwo nkubwire rero ngo why me gute ndabura kare kose se wigiraga ibiki hamureze raseka ni iki gisekeje izo babaye iki Fabiora gutese ndeba ngende kubona n'ukuri wahindutse mani ni imihanda mani imihanda se yakugize iki naje kubatamo uri kuyikora se sigakora mu muhanda bimenye ko abapolisi cyangwa sigakora muri za kampani zikora imihanda umwana uri murandahama amagambo udahase uri amazi byashoboka kuba ndi lo amalo reka nabare nago abingora nukwibana kakana yewe rene byari nusi byanjye Fabiora nakubwiye ni ibi bintu wicoye mu nama ugira ngo ndakubeshya ibyo uvuze ni ukuri mwana ibi bintu ntabwo wabibasha Fabiora ari ibintu utakurushaje nari ngerageje kugira ngo ndebe ko nagisaniza na bubu ariko si wamugana ibirori wazegeranyeje tukareba wikigira umurara byanyabyo aya nzabikora ngeze ari ikintu cyananira wakitinza amarore menshi ariko irakunaniye vugisha ukuri aya nuko ari kari akantu kaba kandaburije nawe yewe irene bya mu modoka yanjye nzanire yakanzu yanjye yiwe ntago mbishoboye nzanira mwana wa yewe buri wese ajye mu cyiciro wowe witegera igitambaro ubu ngewe nagira ngo numve ko naba nka Melody cyangwa Chrisize ariko byanze biragoye bari abantu ni batoye bangana n'abana bawe igurate tekeraho rero reka mvemo wikirushye bamo hajye noneho ngirenye ibintu bashije gutya basi ngirenye sinongere ipantaro wambaye yo ntaribi wicara uko ushaka nta kundi ariko ibyo undi umenye kwambara ikibubu wowe wikubitiramo ikibubu navuye gukoresha sajari ngo ntambara ibubu Irene uri mu wabaza inda yagiye gusa uruhu ruzafatana urabizi ushatse kuvuga ko ikinya kitamfata ko nta tabi nka nkaba nta nzoga nywa gute ikinya kitamfata ngo bashwanyaguze barababeshye imyaka n'imibare murabyemera ayiwe iki imibare ariko nayo myinshi ariko mwana Irene zikoje bundi kuri 28 mfite bidi mwana nzaba nabo y'imyaka ingahe yivuge
ariko ntukagisunze kuvuga imyaka ya Fabiora kuko ufite umugabo n'abana wowe urakurijije nabonye ufite umwana w'umusore cyane ayo mvuze sha kugira ngo irusheho kugabanyuka uracyarambagizwa wowe ntago nyirambagizwa ariko buri yuvuze imyaka yawe mwana rigiye n'urupfu ruba rurushaho ko gusatira kandi nyaza cyakeneye gukina filime no kwita ku mugabo wanjye n'abana banjye ne filime imyaka maze muri filime yonyine n'umuntu ifite abakuze shatse kuvuga kukisi ko nshaje ntago mvuze ko ushaje hasaza imyenda erega nanasaza mwana byose ntago mvuze ko ushaje ariko imyaka maze muri filime umuntu yifite abakuze nawe wakuze umfana cyane iki igawa wahozeho ndi moto hari icyambwiye ntago shanga uba murera iminante nguko nakuze mwubona ungana ari kukingana nawe himba ari n'ibiryo urya remera agasiporo ukora waragiye ujya kuri taye nakajimu wabaye akana uzi step nirirwa niruka abaye nka data uretse nzakohereza ugiyeyo nawe urebe kora siporo ariko wakinye na karate cyane wewe barandahiye ni kungufu ni karate umuntu aba ashaka ubwirinzi mwana erega buriya ninjye wahura n'ahaduye akahita aguha ikintu ariko ukabasha kuntu witabara ubwo mfite iPhone mwana uragira ngo nzaca imihanda y'inyamirambo banige nanirwo gukubita ku tuvugije ukuri nakaguze ka iPhone yego tuvugije ukuri ubu bibaye ngombwa ko witabara wakubita umuntu ngo wize kungufu vugisha ukuri ntubeshye Fabi nukuri ko Imana ntago yankubitira zero ku buryo umusore umujura mwakipanga mu gacanga nawe banzuze hano nkwereke banzuze rebe ingu nge ntunzanemo saba tuze kugira ntunzanemo nakubiranga imbere ya kamera tujye mu kibuga nagira mwe kwa kuno umubyeyi ariko byo wigiza ngo uripanze yawawa abyeyi bazana umutwe ufunze ukareba kuntu nkumanyura ngo ndi umubyeyi guteze akirene ubundi wishwa n'ibikinde kuri kisetsa bakuru kiba kivuze ngo wazana umutwe ufunze ukareba kuntu nkumanyura ababeho ntuzakubita umugabo koko sikaye ibintu uvuga nk'ika umugabo wanjye ntago namukubita kereka nimba nafite sentiri kuruta ntago ajya kubita abagore icyo cyiza cye none se urisere ko kwagira ngo wakinye kungufu bya nyabyo narayikinye kangufu ni kungufu ni karate yenda umusiporutifu Irene kungufu ni karate subiza kimwe muri ibyo kungufu ugera kuri ye rwego se byibuze sentire ntwari ndayifite da ntago uri umusense uze ufunge posiyo mawobu birebe gifunge cyangwa unyereke ingumi imwe yonyine ikosoye umbwire n'izina ryayo uranyereka ingumi imwe gusa uyitere neza umbwire uti ire iyi ngumi yitwa gutya jya mu bitabo urayisangamo nibwo wamenya ko wakinye kungufu jya bindi ibyo wabombeshye aya mana abantu batazantinya kandi biriya muri kungufu abamo wizi ni Rufonsi washoye mu tuntu ngo two gukina ukamukubita igipfunsi yarapfuye Fonsi waramushutse ngo muye mukina ubutesha rumukubita igipfunsi hari igihe nyine ubundi nk'abariya abagore kubera ko nta kintu baba bazi cy'imyitozo umukubita iki papa ashita ukareba ngurambonera we ngurambonera kera uhita umukubita akantu ubundi ukamuka ajya kureba amaso kera muri keretse abagore bajyaga bashwana abagore iciza cyabo baratukana ntibajya barwana abakuzemo gake none bagifite n'imico wenda tuvuge y'ubugore abarwana bagapfurana imisatsi iri babandi bandi imico y'ubugore bagifite nyine byibuze akantu k'umumama umuco iyo bashyamiranaga hari ukuntu batukana ariko ntibarwana ewana noneho bakajya benderezanya ukagira ngo bagiye kurwana sha ntibarwane rero hari iyo uhabaye uzi imyitozo ikintu kumukorera bene hano urahabona ku murundi tukubitaho akantu mu gihe kinyeganyega kajya kuvuga ngo wantu waceye yica burindi byose bita birangira umuntu urashira gukubita ubundi ugiye kurwana n'umugore
kuri umugore mugenzi wawe ikibi ni ukufatana bararumana bakajyana yego baryana inzara nuko bitutamwegereye mu bukumi bwawe wigeze ushyamira n'umukobwa ukamucapa ajya buri ubukumi bwanjye ndabuzira ntabwo mbwibuka kuva ubayeho wari washyamira n'umuntu mukarwana banyitaga metero bushumi abakubitaga 90 igashira abantu twiganye kuri juru ndabasuhuje ujya ndarenze uba kwitaga gwiki aya ntari ngo metere bushumi reka dusuzane biganye na metere bushumi metero enye nasimukagurukira mende ndwana cyane ujya uriyibuka nawe yabyo byo ndabyibuka ntago nabyibagirwa mbwira nk'umunsi wakoze komba ya hatari byari byagenze gute hari umutipe twiganaga rero bitaga Bizimana yego ari umusore Bizimana niba yarankundaga niba atarankundaga ntago mbizi yego nabaga nicaye turi gukina amabigibigi urabigibuka ikibariko yego agacunga ahantu ndi agafata kaka uniform yego yaterera hejuru yamanura hasi inyo zose zikajya mu birere nazamurangiranye ubwo twarwanaga umunsi wose oya we yarakuderanjaga gutya yaranderanjaga bya hatari ntago yajyaga reka ngo mugire ibyisho tukirirwa twirukanka ibuye sasa ku itapito nabaga mfite itapito mu gatuza wowe nese ninde wundi oya kuryo rwanaga n'umusore uri umukobwa ntaga nari umukobwa nari umwana w'imyaka 12 11 ngaho arakana aho buri umwana ahubwo ni na primaire secondaire bize ngo ni secondaire byibuze umaze guca kenge aho byari primaire twabaga ni iby'abana ya mikino y'abana nyine ibyo ni iby'abana mwakinaga iby'abana ahubwo ariko se secondaire wabikorera he hari abakobwa rero buri abakoze ari inshinzi ubu nose ni kuvuga ngo n'ibyakungufu n'ibiki mu busanzwe ari inshinzi arwana yewe uzi ibintu nakoze mu cyaro ariko Irene Nye natwitse inzu y'umuturage akirene menya nari umusazi oya iramyaka irarenze iracya byanyabyo nyine urabona kuntu kera bajyaga baheka abantu mu ngobyi yego nahoraga mfite amatsiko kandi sinajyaga ndwara yego habaga abasaza babaga ari bo bagize karitsiye abasore baragiye gushaka abandi bari mu nka abandi bari hehe no bagasigara kuruga nza kurwara via dahari yego bafata umwana wo kwa runaka yarwaye tumujyane kwa muganga yego kumbuza ukuntu cyatumye ndwara nise fata urusenda rwa kamurari ndarusekura shyira mu kwaha mu minota mike yantangira guhinda umuriro ndatitira yego barangije abantu barahurura umwana wo kwa runaka yarwaye kujya mu ngobyi shaka kujya mu ngobyi kugira ngo numve kira kintu kibatanga umunyenga ngenza kijyamo gute yego bakubise ibitugu turenze umusozi wa mbere turenze wa kabiri bagezemo hagati ndavuga ati mwe muretse ngiye gusoba yego yegeze imbere nawe ati abantu bakuru shahirene yiwi agira ngo nirire umunyenga yibawe abasaza barumirwa bagira ati wowe ntago uzisazira barataha bakora inama y'abakuru nyine abasaza bakuru mwana wo kwa runaka ntashobotse aho umusaza aziye rero avuye mu kazi bampa igihano barahanaga abantu ba kera tansiyo bakera batangaga ibihano biri seriye uzi igihano bampaye bacanye igishito ku munsi y'igiti cy'umunyinya iwacu cyari gihari mu mbuga bafata igunira rirabashyiramo ibishyimbo barinzirikiramo bazirika igiti oya none ako gasaza niko kavugaga mu muhane mwana nk'uri yarasuzugura ntago uri ya mwana bakwiriye kugira asa umuco ni ishyano harimo umusaza mukuru urenze nyine uvuga rikijyana yego arangije rimwe baramfata baranzirika bacuri ku mutwe wa muriro bashyiramo urusenda rwa kamurari narakoroye nabizicu ucuritse toci iteye ubwoba aho barongera baramanura bashyiraho inama irarangira ko nari muri ako gafuka nyine umusaza naramurebaga mu bantu bakubitiye mu gafuka bankubitiyemo maze umusaza naramucunze muri cya gihe cya nyakatsi fata cya gishira yenyegezaga ari gushyira mu rusenda nayo nanyicumika inzu yose irashyira ku ngo n'abandihoreye kandi zamabare mu bana babyaye se yazagira umwana ukubagana nkanya inzu y'abandi urayitwitse irashya nose ngiye ko bari banyishe
umusaza niwe washyiragamo ibintu ngo mu muhane ntabwo n'umugore afite ubugabo bwinshi kuko batinye kongera kumvugisha turamwana ni umugome ati noneho haratumara yarabimenye ko rero watwise ariko iyo naramwiyeretse njye se najyaga ntinya namubwira ati ni njyewe arambona neza iwe agira atyo araceceka shaza uko numvaga ari filime Fabio ni ukuri ko Imana byabaye watwitse inzu y'abandi irashya nawe ubonye content barangiza ngo shaje ugitwika ariko rero ntago ibyo byari kera wese yimanukira mu cyaro mu mujyi oya umaze kuhatwika naratwitse ndimanukira nyine wisubira mu icyamamare abandi ni njyewe Fabiora nyine n'ubundi muranyica abandi viye unyice birangira abandi bati kamera nayimbwa wowe bajyaga dore roki niyo muntu wavuze ibintu bitari byo ngo nyina atwika akimanukira watwitse iki wowe umva undi mwana watwitse inzu akimanukira ashaka isubira mu rugo iwabo ntego twitse ngo ntuzikamera nayimbwa niko papa yakubwiye ntiyanagukubise ese ubwo wahera udareba ibintu umwana akora ukavuga uti yewe ntabwo najyaga numva sinanirushye nakuze nkunda siporo cyane niyo mpamvu nakoraga ibintu by'abahungu cyane nise warakuze amarere ashira gute narabisengeye namaze kubyara ndabisengera amaze kubyara uvuga uti kangabanya